What's up my people, this is Kimbiti comedy again, ni wa mungu wanyu rero nkuko musanzwe mubimenyereye. Ahangaha guys muraza kwihangana ngo voice imeze neza murabizi nago nawe umeze fresh cyane, ariko uyu munsi kwa tubafitiye agashya kabisa ni ya baby yanyu rero Niki, nkuko mubizi umukinyi wa KTC family cyangwa se Kimbiti comedy, akaba yagarutse nyuma y'igihe kirekire yarari muri vacancy, ariko ibintu bikaba byagenze neza akagenda agaruka kabisa. Reka dutangire tumuhe mikoro agende asuhuza abafans. Niki bimeze biti? Yo, ni sawa cyane ndabasuhuje, mbanje kubasuhuza. So anyway, nahimba kumbuye cyane nkuko bibabwiye rero nari maze iminsi mu ngendo, ariko ngo nahugutse ngiye kuba mari gatanu ku kandi. Uri ready gusubira school sikomba nawe utarashisha ukwafa? School homba ni sawa cyane, ubu nibwo nari ndi no gushopinga ibikoresho. Rwose ndi ready gusubira school, niteguye neza cyane kandi ndi ready no gukina nk'abatama imizigo. None se vacancy yagenze gute se Niki? Vacancy sawa cyane, ndetse ko nayo nkumbuye abafana nyine kuba ndi kuri set ndi gukina ibyishimo ngabahereza ibyishimo, ariko nabo bundi vacancy yagenze neza pe, ntacyo nashenze Imana. Niki wabwira abafana, niki nka King B TV comedy mwishi abafana, gira ikintu wababwira muri iyi minsi kabisa kuba wagarutse? Se ni ibiki ugiye guhindura, wenda se nubwo utaruha ariko wenda wakurikiranaga nyine King B TV comedy umunsi ku munsi, ese ni ibiki waba ugiye kongeramo imbaraga cyangwa se gukora kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera fresh? Cyane byinshi ni byinshi. Ubu ngubu nagarukanye amavuta arenze ayo nari ifise, ubu ngubu ngiye kubatamo imizigo, mani dezo zirari ku bwinshi. Ubu ngubu nyine tugiye kubatamo imizigo ya fresh ku buryo ewana baravuga ati niyo channel nabo bakomeze kudereza subscribe. Channel ni King B TV comedy, nanjye umukinnyi nitwa Niki. Bundi KC family gumyizamuke gomba kubatamo imizigo bro. Imizigo irahari, zirahari, turagera tubatamo, amavuta arahari, umva nanjye nje ndi ready kubatamo utuntu turenze. Ari akantu njya numva bita bye vacancy, urakazi? Okay, bye vacancy nayo nyine ndi kuyitegura ubundi kuzayijyamo ejo. Ejo ndi gupanga kugenda. None se nkatwe ntago tuba twarize nago bye vacancy mukoreramo ibiki, ese ibera he, biba gute, bimeze gute? Bye vacancy nyine uri kubyumva ko ari bye nugusezera nyine kiruhuko, ukagenda ukidagadura ukishima mbere yo kujya ku ishuri, gukora bizi ku ishuri nyine tuboneka muri weekend. Rero genda ukishima, nimba ari icyo ufite cyo kugura ukishimana n'abantu bawe n'iniga zawe, mukitamo utuntu mugaserebura, so ubundi buzima bugakomeza. Mubikorera hese? Biterwa n'ahantu wapanze. Yego. Nta ngaruka mbi byagira nko ku banyeshuri wenda n'urugero? Bye vacancy ntago yabura ingaruka mbi ku bantu bitwaye nabi, kuko bye vacancy nyine ku bantu banywa kamwe ushobora kugenda ugasinda ahantu hatari heza, ugasanga ibintu bibi bikubayeho. Bisaba ko wikontrola ukagenda nyine utasamaye. Niye nama wagira nk'abanyeshuri bagenzi bawe nabo barimo baritegura kujya school muri iyo bye vacancy bazitware gute? Bye vacancy ni sawa, nanjye ndayikunda cyane kuko nkunda ibintu byerekeranye n'ikirori pe, nkunda ibirori. Rero abanyeshuri bagenzi banjye pe, kugenda ahantu nyine heza, kuko hari igihe bye vacancy nk'abana bagenda nko mu mabwate, bakagenda nyine ahantu hatari heza mu tubyiniro. Rero ugomba gushaka ahantu hatuje ukajyana n'abafriend bawe, mugakora ibintu biri mwayene mutasaraguritse cyane. Biri mwayene ni ukuvuga iki? Mugakora ibintu mwayene? Ibyo bintu mubikoze ubwo nta ngaruka mubikora gute? Si ibyo bintu mwayene ni ushatse kuvuga iki? So nyine mwayene ni ukuvuga ngo ntago ari kugenda mu munsi yindi, ni ukunywa ariko mu rugero ku buryo ubasha no kwikontrola, nta muntu waza kumenyera bro. Of course. Ngaho tubwire ikintu nyine wowe nyamukuru nkawe uhishiye abafana ba King B TV comedy, ikintu bahishiye nkawe ni igiki mbese wavuga nyine ushobora kubwira abafana ati ngiye wenda basezeranye ibi nibi gutya na gutya? So rero ikintu bundi njyewe ndi umuntu ukunda gukina cyane comedy, nakuze mbyiyumvamo, tukajya dukina n'abandi bapeti nyine bisanzwe, ariko nakuze mbyiyumvamo mvamo ko ari impano yanjye. Rero ikintu niyumvamo nabasezeranye ni ukubahereza ibintu bitarimo akajagari, ibintu rwose biri ku murongo, ibintu birimo motivation, ibintu byubaka, byigisha, comedy zigisha, filme, byose nyine umva
neza cyane. Yes, Niki rero urakoze, wenda ngira ngo abafana twabashimira unabasezera. Nukuri wenda bari bagukumbuye, abantu bajyaga batwandikira ama comment, Niki yagiye he, byagenze gute na gute, ya basezere hanyuma ubundi tunabizeza ko rero ugiye kuba uhari, unabizeze ko wenda ugiye kuba uhari 5 kuri 5. So 5 kandi ko ndahari wese, ntaho ngenda kujya. Bye bye vacancy yarangiye. Rero abafana singiye kubasezera ngo mbabwire ngo bahaye ngo ndagiye. Oya, ndi kubasezera none kano kanya kuri iyi video, ariko ndahari ngiye gukora video zinyuza abantu imitima, kandi ndabizi ko muzazikunda. Mugende mukomeza gukora share, comment, like, subscribe, ubundi munzamure nanjye ngira ahantu ngera, kandi ndabakunda cyane, nari narabakumbuye. Murakoze cyane, yeza abamugisha. Yes guys, rero nkuko murimo murabibona cyangwa se nkuko mubyumva, ni King B TV comedy hangaha kuri kamera, muri kumwe nanjye King B nk'ibisanzwe. Guys rero ukeneye kwamamaza ibyukora cyangwa se ukeneye umukozi w'umurugo, watwandikira kuri nimero 0788 93 500. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Ciao ciao, salute.